Abanyeshuri bagera kuri 13 bo muri Catholic University of Eastern Africa yo muri Kenya bari kumwe n'abayobozi babo bagera kuri 4 bari bamaze iminsi igera kuri 3 basura kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Nyuma yo kuganira byinshi byibanze cyane ku bufatanye mu myigire y'abanyeshuri bo muri izi kaminuza zombi no kwirebera uko u Rwanda rwabashije kubaka uburezi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, kuri uyu wa gatatu aba banyeshuri baherekejwe na bagenzi babo biga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye basuye urwibutso rwa jenoside rwa Kigali ku Gisozi. Uru rwibutso rushyinguyemo imibiri y'abatutsi bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 bagera ku 259, rubumbatiye amateka yaranze u Rwanda mbere ya jenoside, muri jenoside ndetse na nyuma yayo. Aba banyeshuri bari barangajwe imbere na Maina Gideon, umuyobozi w'abanyeshuri muri Catholic University of Eastern Africa ifite icyicaro muri Kenya, batambagijwe ibice bitandukanye by'uru rwibutso basobanurirwa ubugome bw'indengakamere jenoside yateguranywe ndetse igashyirwa no mu bikorwa. Nyuma yo kwibonera aya mateka mabi yaranze u Rwanda, Maina Gideon avuga ko ari ngombwa ko buri munyeshuri asura urwibutso ngo kuko bimufasha kumva ububi bw'amacakubiri no kuyarwanya ahariho hose ku isi. Iri ni isomo rikomeye, ni isomo rikomeye ku rubyiruko, kubera ko ndatekereza niba twifuza gutera imbere mu hazaza hacu tugomba kurenga amacakubiri nk'abantu, ukabona mugenzi wawe mu ishusho n'igikundiro dusangiye nk'abantu, bitandukanye no kwita ku rurimi umuntu abavuga, imiterere n'imyitwarire ye. Ndatekereza ko ibi ari ingenzi cyane. Kizito Mugabo wari uhagarariye abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda bari baherekeje bagenzi babo gusura urwibutso rwa jenoside rwa Kigali ku Gisozi, avuga ko ibiganiro bagiranye by'ubufatanye byari byiza, ariko kandi bagombaga no kubasangiza kuri aya mateka ngo bafatanye no kurwanya icyo ari cyo cyose cyatuma yisubiramo ndetse no guharanira ko hatagira ahandi jenoside yongera kuba ku isi. Twagombaga no tukabereka igihugu cyavuye, tukabereka bimwe mu byaranze iki gihugu kugira ngo bamenye aho kiri kuva naho kiri kwerekeza, kandi none nk'urubyiruko ruri mu mashuri tumenye uburyo ki dukomeza kugenda twigira ku byabaye mu gihugu kugira ngo turusheho kugenda twiyubaka, ari mu myigire, ari mu masomo twiga, tujye tugerageza kubisanisha n'ibyabaye kugira ngo dushobore kurushaho kwiteza imbere cyangwa se kurushaho kurwanya kuzasubira aho twavuye habi. Buri mwaka ngo Catholic University of Eastern Africa bagira uruzinduko rw'abanyeshuri mu bihugu bitandukanye. Uyu mwaka aba banyeshuri bakaba barifuje gutembera muri kaminuza y'u Rwanda kugira ngo babashe kumva uko igihugu nk'u Rwanda nyuma ya jenoside cyabashije kubaka uburezi bwacyo. Jean Pierre Mazimpaka, Radio Salus, i Kigali.